Inka muri Zimbabwe yakatiwe igihano cy'urupfu nyuma aho yuririye umukobwa mu ruhame ku karubanda. Mari, dore zimwe mu mpamvu zishobora gutuma natumira abantu mu bukwe bwanjye twiganye. Reba nk'uyu muntu ibiryo yaruye, reba iyi video. Uyu munyacyangugu yaje gushaka amafaranga i Kigali, reba iyi video. Yaje kwishakira amafaranga i Kigali ahura na shori z'i Kigali. Itangira kumwimansuzaho imuhenera, dore igiti yariye kuzira munyacyangugu ku mafaranga. What's up guys, ni tu nshuti nk'ibisanzwe. Nyarukira ku mbuga zanjye zose umfollowing, ni kabiri inshuti kuri TikTok, umfollowing kuri YouTube, ni kabiri inshuti ukuri subscribe. Uyu munsi rero tukaba twabazaniye content nshyashya yitwa igihuha kuri YouTube na TikTok kabisa tu. Mari, dore zimwe mu mpamvu zishobora gutuma natumira abantu mu bukwe bwanjye twiganye. Reba nk'uyu muntu ibiryo yaruye, reba iyi video. Wagira ngo ari gushushanya convention nyamuneka. Ariko se abantu twiganye rero, abantu bwose mwariraga mu idishi. Nari buvuga amazina mwiyizi, mwandike muri comment kubabazi. Rwose impamvu nagushaka mu bukwe bwanjye ni iyi ngiyi. Irebera aha ngaha. Ni iyi ngiyi. Urarura ibiryo bikagenda bimeneka, nyamuneka ntabwo iwanjye ariko muzaza kwitoreza gushushanya convention. Niyo mpamvu nabashaka mu gihe cyanyu, nyamuneka abantu barya gutya, mu bavuga amazina mwana, abantu barya gutya. Yewe wa mbere ni izi twiganye yitwa JD. Mu mentioningeho n'abandi. Abantu twiganye rwose. Impamvu nabashaka umukwe bwanjye mwana, muzabyumve nk'amatangazo, nta kindi ndavuze ngo simbashakamo. Abantu mwaruha gutya rwose naho bitanoye no gusahura igihugu. Yewe irebera iyi video ubundi umbwire muri comment. Umunyacyangugu yaje gushaka amafaranga i Kigali, reba iyi video. Yaje kwishakira amafaranga i Kigali ahura na shori z'i Kigali. Itangira kumwimansuzaho imuhenera, dore igiti yariye kuzira umunyacyangugu ku mafaranga. Uyashaka nk'uwo yataye. Kavukire uramuzanaho imikino ngo ugije kumureshya. Iyi ni ihene se? Ni ingurube se? Ayi wowe bajya babaha igiti ahubwo. Abakobwa kuki mukunda amafaranga? Uboshye nuza ATM murambonera, sigaye mukunda amafaranga nk'abayakora. Ko murashaka ariko ngo abahungu bubatse ikofi. Haba amasayi bubaka nyinshi nyamuneka. Bakora nyinshi. Niba ushaka ikofi nyarukira kuba amasayi. Tunyarukiye hara hirya muri Nigeria, umwana bamuciye ukuboko azeze gukubita ku kibuno cya nyina mu ruhame. Yagiye kwigurira imyenda. Ise rwose n'uburakari bwinshi yafashe ukuboko ahita guca kubera gukubita ku kibuno cya nyina. Inka muri Zimbabwe yakatiwe igihano cy'urupfu nyuma aho yuririye umukobwa mu ruhame ku karubanda. Iyi nka rero yagaragaje irari ryinshi, nawe ndebera umbwire. Yagaragaje irari ryinshi, ijya no kurigaragariza ku bantu. Uyu mukobwa nyavuneka akaba ari karama yuko iyi nka yamusugiye. None umugabo wiwe cyangwa se umufiance we, umufate kubyumva boyfriend we, akaba yamwanze nyine, bashwanye kubera icyo gikorwa inka yamukoreye. Akaba ari kwirega mu rukiko, nayo rero urukiko rwanze yuko iyo nka rwose igomba gukatirwa igihano cy'urupfu. Nyamuneka abakongomani twitegure tujye kurya inyama. Nta handi barayijyana, wese n'ipfirajyaye. Tujye kurya inyama mwana, abantu dukunda akaboga duhurireyo, ni kuri gahunda. Nyandikira muri comment ahubwo nkwe location. Uyu mukobwa rero inka yaragiye itemwurira nyine kubera irari ryinshi, shaka kubisozereza ku karubanda. None sherewe yamwirukanye ngo ntakiri isugi nyine. Inka yabikemuye nyamuneka. Mwabakobwa mwe dore mwabaye benshi, nijye mureka kugira namwe mutaritse niyo zanyu ku karubanda. Inka zisigaye zibagirira irari. Kaza ngo ibiki n'ibiki. Jya kuri YouTube wandikemo igihuha kuri kabiri inshuti, urahita umbona muhesho mute mutuganiro tugiye turyoshye. Nkomeze nk'umunwa gake gake. Nyamuneka niba undi mideni ukaba udashaka kunyishyura, ukaba uri kumbyibuha n'undi mideni, ibyo mbifata nkagasuzuguro. Abantu mwagiye mwishyura, nyamuneka ndashaka ko munyishyura. Abantu mundi mideni rwose mukambyibuhana, mumenye yuko mbifata nkagasuzuguro. Nyarukira kuri YouTube channel yacu mwana, ukore na subscribe, ukore share. Ujye unyarukiraho buri munsi tuzatugutera akantu tugutemo show. Ushaka guseka nta handi wabariza, ni igihuha. Amakuru yose tuba tubazanira ni igihuha. Content niyo mpamvu yitwa igihuha.
reba aka video hano urebe uwo mugore wawe ni muri Nigeria, nyamuneka iby'inyuma byimukiye imbere dore bigendera mu gatuza bigenda bikoba amashyi gutya gutya wagira ngo yonse ibyihebe. Abakobwa abahungu bakaba bari kumubenga yuko ngo inyuma hariho ngo himukiye mu gatuza. Wowe urabivuga iki? Siga comment kuri ino video umbwira icyo wabonyeho. Nyamuneka kora subscribe tugende tuguha show umunsi ku wundi kuri YouTube channel yacu ni Tunshuti, ni ibisanzwe kuri TikTok ni Tunshuti. Hari abantu ngo bitwa ngo Nzaramba, ngizina ngo niryo muntu ugasanga Nzaramba ngo wapfuye afite imyaka 7. Nyamuneka sha ibintu nabyo rero by'iki gihe bisigaye binsetsa, ugasanga umuntu yitwa Murokore ugasanga niwe muntu uzindukira ku kabari. Urabyumva ute mwana? Murokore azindukiye ku kabari yabaye akazizi. Ahubwo muraza kujya murya n'imbetezi kabisa, babaye ibivuzo byinshi ngo Murokore. Ibyo mari byari bya kera. Gacyao ugasanga umuntu ngo yitwa ngo Kazungu n'urukarankanje, Kazungu akitaba n'urukarankanje. Urabivuga iki? Abagenzi basigaye bagenda bitwariye urugi mu ntoki mu buryo bwo kubura bakanishi, nta shuri rihari ryigisha ubukanishi yari hakurya. Urana perezida ujya kumubona ukabona turumbutse muri cya Herigisi ari kugenda muri Herigisi naho hirya. Abahazi mwandike muri comment urebe iyi video. Uyu mugabo yarinjiye mu modoka agenda atwaye urugi, uraza kumubona ararucigatiye. Uwe murebe ararucigatiye agiye afashe urugi. Content ni igihuha, andikamo igihuha ndahita nza nirukanka njye mbakubitaho amakuru y'ibihuha nayagize yose mu isekere. Nta mpamvu yo gupanika kubita amakuru y'ubukungu ufite igihumbi ku mufuka urajya kumva amakuru y'ubukungu arakureba. Nyamuneka ntamwe ni mukambere nka rya somo ryitwa entrepreneur. Urashaka gushinga imishinga nta gishoro ufite nka entrepreneur, nyamuneka rebera hano wijya kumva amakuru y'ubukungu cyangwa amakuru y'icya politiki. Nta gihumbi ufite ntiwize urakurikirana amakuru nk'iyo ngo bigende bite. Kurikirana hano igihuha cyanjye mutemo show useke ugagure mu kanwa wowe mutemo. Ugasanga uri umukobwa usaziye iwanyu nta sheri ntaki, watanze nimero zawe mu rusengero utabura ukwegukana. Cyangwa ukagira urangaje muri babajura bagenda biba nijoro kutabura mu wawe, wasanga ari Imana yakugeneye mwana ukabura ukiri mu mandazi igabanya ubujiji wowe. Urangaje ntuzabura gucyura. Imyaka 35 nageze ubu suragira ngo ugere 40. Ni yubire ibyo ni ibiki? Uheri wanyu waraturumbiye. Chakenge kora subscribe kuri YouTube channel yanjye Kabiri Inshuti ubundi ucakenge. Umfollowing kuri TikTok ni Kabiri Inshuti ubundi ure kudaca ubwenge. Mutemo amakuru ashimishije y'iki n'iki wisekere. Ndi comedy yigendera.